wa karindwi turaganira ku ijambo ry'Imana, hanyuma dufashe gufata umwanya wo gusenga, hanyuma dusoze. Imana iguhe umugisha kuri burangizanye natwe, turagerageza kubahiriza igihe cyangwa kugikoresha neza. Haleluya. Ubuhanuzi bwa Yesaya igice cya 62 umurongo wa 6 n'uwa 7. Abafite ibyiringiro ko ufite Bibiliya. Haleluya. Ibyiringiro byanjye rero ntutume bikorwa isoni. Niba utabifite uyu munsi utaha uzaba uyifite. Haleluya. Reka dusome umurongo wa 6. Yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze. Yewe Yerusalemu, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Yemwe abibutse Uwiteka, ntimugatuze. Kandi ntimukamuhwemere kugeza ubwo azakomeza Yerusalemu akahindura ishimwe mu isi. Haleluya. Reka mbasomere no muri Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana. Haravuga ngo Yerusalemu we, nashyize abarinzi ku nkuta zawe, ntibazigera baceceka ku manywa na nijoro. Namwe abambaza Uhoraho, ntimugatuze, ntimugatume aruhuka kugeza ubwo azazahura Yerusalemu. Ntimugatume aruhuka kugeza ubwo azayigira igisingizo mu isi. Haleluya. Imana yacu iratangaje. Imana iteka ibishaka abantu yakubaka, hanyuma ikabakoresha kubaka abandi. Haleluya. Ni Imana ubwayo ishyize abarinzi ku nkike za Yerusalemu cyangwa se ku nkuta za Yerusalemu. Haleluya. Ni Imana ibishiriyeho. Ahavuga ngo Yerusalemu we, nashyize abarinzi ku nkuta zawe, ntibazigera baceceka ku manywa na nijoro. Namwe abambaza Uhoraho, ntimugatuze, ntimugatuma aruhuka. Ninde wabashyizeho? Ni Uwiteka. Ninde urimo kubasaba kumusaba, kumwinginga, guhora bamuhamagara? Nanone ni Uwiteka. Biratangaje uburyo Imana ihora yifuza gukorana n'umuntu, kandi umuntu ari umunyantege nkeya. Haleluya. Ariko amaboko y'Imana mu isi ni wowe nanjye, amaguru y'Imana mu isi ni wowe nanjye, akanwa k'Imana mu isi ni wowe nanjye, ni iminwa yacu. Haleluya. Niyo yabashyizeho, shyize abarinzi ku nkike zawe, ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ariko akongera akababwira ngo kandi ngo ntimugatume Uwiteka aruhuka. Ni wowe wabashyizeho, kandi arashaka ko bahora bamwibutsa, bamuhamagara, bamusenga, ntibatume habaho ibihe byabo byo guceceka ku manywa na nijoro bakamwibutsa. Ese Uwiteka aribagirwa? Oya, ntiyibagirwa. Haleluya. Ni wowe wabashyizeho. Aba barinzi ubundi barabahanuzi, n'abahanuzi bakomeza guhanurira Yerusalemu, guhanurira ubu bwoko bw'Imana, babwibutsa kugira ngo ejo butarangara bugatera Imana umugongo bugasubira mu bunyage. Haleluya. Ni ijwi ry'abantu ariko Imana ivugiramo kugira ngo rihore rikangurira abantu kwegera Imana no guhora bari maso. Imana rero mu buryo bwayo butangaje ubundi irihagije, yabikora yonyine, ariko mu mikorere yayo no mu migambi yayo yahisemo gukorana natwe abantu b'intege nkeya, abantu badashoboye, ariko kugira ngo ikore mu isi ikorana n'umuntu wayemereye. Haleluya. Iteka Imana ishakisha abantu bo gukorana nayo, ikabubaka, ikifuza kubakomeza kugira ngo nirangiza nayo ibakoreshe. Irabubaka kugira ngo ibakoreshe nayo yubaka ibindi kandi yubaka abantu. Haleluya. Iteka n'abantu bakorana n'Imana kuzana impinduka. Nta mpinduka yizana yewe uretse no muri twebwe abubaha Imana n'abasenga n'abadasenga, kugira ngo ibintu bikoreke, kugira ngo ibintu bishyirwe mu bikorwa. Iteka Imana ikorana n'abantu. Ishobora gukorana n'abayobozi b'ibintu runaka, yakorana natwe ku mavi turimo dusenga. Iteka Imana ikorana n'abantu kugira ngo habeho impinduka. Icyamuye umugoroba ukaza gusohokana hano hantu umutwaro mu mutima wawe wo kwemera gukorana n'Imana no gukoreshwa n'Imana. Haleluya. Iyo umuntu akiri mutoya mu gakiza aribaza ngo ese Imana ko yihagije, ko ifite amaboko, kuki itabikora nk'uko ishatse? Imana igira amahame, kandi amahame yayo ntabwo avuguruzwa. Uko iyubatse nuko aguma kuzageza mu bihe by'iteka ryose. Niyo yavuze ngo nidusabe tuzahabwa muri Matayo 7 kuva kugeza kuri 8. Matayo 7 kugeza ku 8 ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange ku rugi muzakingurirwa. Kuko umuntu wese usaba ahabwa, ushatse akabona, n'ukomanga agakingurirwa. Iryo ni ihame ry'ubwami bw'Imana ntakuka. Icyiza rero ubwo ari uko yabihisemo, reka we nanjye twige gusenga. Haleluya. Twe kuba mu bantu bicaye bategereje ngo izabikora aho izashakira. Oya, iryo ni ijwi ry'ubupfapfa. Haleluya. Ijwi ry'ubupfapfa niryo rimbwira ngo iyicariye n'ubundi ibigomba kuba bizaba. Mwisi yo mu mwuka soko bigenda. Iratubwira ngo nshyize abarinzi, bazahamagara, bazanyibutsa, nzakorera muri bo kugira ngo habeho impinduka. Wowe nanjye tugahaguruka tukambaza Imana. Haleluya. Imana yacu tugirire neza.
Ndifuza gusoma mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 9 kuva ku murongo wa 35 kugeza kuri 38. Matayo 9:35 kugeza kuri 38. Ngo Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Yesu agenda mu midugudu n'ibirorero byose, yigisha mu masinagogi cyangwa se bwo mu nsengero, avuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Haleluya. Ahantu Yesu yacaga hasigaraga impinduka. Turifuza kubaho kwinshi kwe mu buzima bwacu naho turi ku buryo bisiga impinduka. Yagendaga adacecetse, yagendaga yifuza ko ubutumwa bwiza bw'ubwami bugera ahantu hose, akagenda akiza indwara zose n'ubumuga bwose. Ngo abonye abantu ko ari benshi, 36, arabababarira kuko bari barushye cyane, basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Ndagira ngo wumve neza uyu murongo wa 36 ni imwe mu mpamvu yo kubaho kwacu kuri iki gicaniro. Ngo abonye abantu ko ari benshi, arabababarira kuko bari barushye cyane, basandaye nk'intama zitagira umwungeri. Bibiliya yitwa ijambo ry'Imana kuri mirongo 36 iravuga ngo abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe, bameze nk'intama zitagira umushumba. Ababonye abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe, bameze nk'intama zitagira umushumba. Haleluya. Hanze aha ngaha abantu barananiwe kandi barashobewe, yewe natwe ntitwatinya kuvuga ko turi muri abo ngabo. Imana yacu itugirira ubuntu. Imbabazi za Kristo ni nyinshi cyane, imbabazi za Data ni nyinshi cyane. Ahora yitegereza abantu muri Kigali, hirya no hino muri iki gihugu no hirya no hino ku isi, akabona abantu bashobewe kandi bananiwe, akabona abagore bari mu mago batazi icyo bari bukore, abagabo batazi icyo bari bukore, abasore n'inkumi batazi icyo bari bukore, akabitegereza agasanga barashobewe kandi barananiwe. Yesu ntago abareba ngo arekeraho. Niyo mpamvu yifuza kuduhagurutsa kugira ngo tube ibikoresho, hanyuma abo bantu be barekeraho gushoberwa, barekeraho kunanirwa, babone uburuhukiro buboneka muri Kristo Yesu. Haleluya. Urizwi Imana yakoresha kugira ngo hagire umuntu nubwo yaba umwe urekeraho gushoberwa, akarekeraho kunanirwa, akakira ikiruhuko kiri muri Yesu. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo abamukurikira ngo ntibazongera kugenda mu mwijima ukundi. Hari umucyo twakire mu buzima bwacu Yesu amaze kuza, ukagwirira muri twebwe. Umucyo ugenda uboneka aho abandi bantu bagenda basitara, tukahabonera umucyo w'ubuzima. Si uko ibibazo biba bidahari, ariko hari itabaza riba riri imbere yacu rituma ibintu bicamo, rituma dushira ubwoba. Haleluya. Izi mbabazi Yesu yarebanaga na n'uyu munsi aracyazirebana ku ntebe ye aho yicaye, ngo akabona abantu bararushye, barashobewe kandi barananiwe, akibaza ngo ndatuma ninde watugendera. Haleluya. Babwiza ukuri, nubwo nari nzi ko ngomba kuba kuri iki gicaniro kuva Imana yabimbwira icyo gihe muri 2019 ngomba kubizamo, ariko nyuma ya corona nahoraga mbyigize inyuma kubera impamvu zo kuruha no kubona ibintu ari byinshi. Nkavuga Imana, nzava mu ishuri ngende, nzava i Karongi ngende. Hanyuma Imana ikoresha ibintu bibiri, kimwe nakivuga ikindi ntikibasha kuvugika. Mu mezi makeya ashize mbona umuntu wajya kunyuzamo akaza guterana hano, mubona ari ahantu hababaje kandi atagombaga kuba ari. Ntabwo mvuga kumubona mwiyereko, ndavuga kumubona n'amaso, kumucaho ari ahantu ameze nabi kandi ari ahantu hatari heza, atagombaga kuhaba. Imana ikoresha icyo kintu kugira ngo nyirango mbibone nihutire kugaruka mu barinzi ku nkiki. Nukuri ntago ari uko mfite umwanya, ntabwo ari uko ndi superwoman, oya. Nukugira ngo ijwi ryanjye n'iryawe dufatanye gutabaza Imana. Haleluya. Hagira umuntu umwe uruhuka, hagira umuntu umwe ureka gushoberwa. Imana ishimwe ku by'ibicaniro byo gusenga n'isengero ziri hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ariko iteka Imana igira abantu yatumyeho umuntu runaka, Imana igira umuntu runaka ihuza n'abantu runaka. Haleluya. Mubonye ndavuga ariko Mana, haraho ubuyomba naragarutse, haraho uyu muntu ntabwo yari kuba yicaye hano hantu, ntabwo yari kuba ameze gutya. Imana izamukiza. Haleluya. Izakiza n'abandi benshi kubwo buntu bwayo. Amen. Haleluya. Ngo abonye iyo mbaga y'abantu abagirira impuhwe kuko bari bashobewe kandi bananiwe, bameze nk'intama zitagira umushumba. Ngo maze abwira abigishwa be kuri 37, maze abwira abigishwa be ati ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bake. Ndagira ngo wumve iki cyifuzo kuri 38 ko cyakomotse muri 36. Ngo nuko rero mwinginga nyiri bisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Haleluya.
amaze kubabona barushye, bababaye, bashobewe, bananiwe, bameze nk'abatagira umuntu bitaho, niho iki cyifuzo cyo guhindukira abigishwa be cyavuye. Aravuga ngo ibisarurwa ni byinshi, imirimo ireze. Mu yandi magambo, abantu bakeneye kumva ubutumwa bwiza ni benshi. None dusabe nyiri ibisarurwa, tumwinginge. Haleluya. Nishimiye ko bakoresheje ijambo ryo kwinginga 38. Nuko rero mwinginga nyiri ibisarurwa. Kwinginga ni ugusaba gutitirije, ni ugusaba kurimo imbaraga, ni ugusaba kutarambirwa. Nubwo umuntu yakubwira nabi, nubwo yagusubiza ati ntacyo nguhaye uyu munsi, kwinginga ni ugutitiriza. Haleluya. Yesu aravuga ngo nuko rero nyuma yo kubona ko abantu barushye, basandaye, bananiwe, asanga afite igihe gitoya. Haleluya. Asanga uyu murimo yatangiye ukeneye abantu bazakomeza kuwukora. Asanga nabo gabo bari kumwe nabo ni bakeya, ntibahagije, ikindi ntibarahabwa n'imbaraga, ariko agira icyifuzo gitangaje. Haleluya. N'inshuro nkeya Yesu yasabye abantu gusengana nawe, hari mu gashyamba ka Getsemani, hari n'ahangaha yabasabye ko bakwinginga. Haleluya. Ngira ngo niba hari n'ahandi ubwo sindahamenya. Yesu ashimwe cyane. Ngo nuko rero mwinginge, nimusabe bitari ibyo gucishaho, bitari iby'agasengesho koroheje, inshuti z'Imana. Haleluya. Nuko rero mwinginge nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Ibisarurwa ni ibihe? Ni aba bantu barushye, ni aba bantu bashobewe, ni aba bantu bananiwe, ni aba bantu batagira ubitaho. Haleluya. Imana ituma Yona ininiwe yavuze kuri bariya abantu baho bataramenya Imana. Aravuga ngo ni abantu batazi gutandukanya icyatsi n'ururu, ni abantu batazi n'iryo n'imoso, abantu batarahura na Yesu bashobora gukora ibintu byiza kandi bihambaye. Muranyumva nshuti z'Imana? Haleluya. Bagakora imirimo yo gutangarirwa, bakayobora ibigo bigakunda, bakavumbura ibintu, bagatunga amafaranga, ariko Imana ibabona gutya, ibabona nk'abantu barushye, bashobewe, bananiwe, ibabona nk'intamba zidafite umuntu uzitayeho. Niyo mpamvu nifuza ko agakiza kawe katagarukira kuri wowe wenyine, yewe murinzi ku nkiki. Haleluya. Ni byiza gusenga dusaba Imana kwidutabara, itwambika, itugaburira, igirira neza mu mago yacu, kuko iyo babaye nabi bidukoraho, ariko ni byiza kurenga urwo rwego ukitabira ijwi ryo kuba umusaruzi. Haleluya. Ukemera gusenga ku bwawe no gusenga ku bw'abandi, ukemera gukomerera ku gakiza kawe no gukomera ku bw'abandi. Haleluya. Nizeye ko wumvise neza iri sengesho kuri 38, iki cyifuzo ko gikomoka muri 36. Ngo nuko rero mwinginga nyiri ibisarurwa yohereza abasaruzi mu bisarurwa bye. Amaze kubona abantu ni benshi, bararushye, baranyanyagiye, bameze nk'intama zitagira umwungeri. Hanyuma icyifuzo cyo gusaba data no kumwinginga ngo asuka abasaruzi kiraboneka. Haleluya. Nshuti z'Imana, Imana ihamagara twese. Iyo Imana igize umugisha wo kubona umuntu ushyira amavi hasi agasenga, haleluya, mu bihe byo gusenga niho Imana ibyarira imihamagaro, niho Imana ibyarira imirimo, niho Imana ishyira ishyaka n'inyota mu mitima yacu yo kuba twagira icyo dukora mu bwami bw'Imana. Haleluya. Naho ngaho ifatira abantu. Aba ari amahitamo yacu 100% kuyemerera no kuyihakanira. Haleluya. Aba ari amahitamo yawe kuyemerera no kuyihakanira. Kandi iyo tuyihakaniye ntabwo idufata ku ngufu, ikomeza ireshya imitima yacu, yiyereshyeshya ineza, rimwe na rimwe ikaresha ubuzima bwacu no ku bintu bikomeye, nk'uko babiririmba, ijoro rimwe nkarira irindi gaseka. Rimwe na rimwe ikemera ko ibintu bituriza biza mu buzima bwacu kugira ngo bibyare imihamagaro muri twebwe, kuko ibizakurijije iyo ugumanye n'Imana, Imana iragukoresha kugira ngo uhoze abarimo barizwa nabyo. Haleluya. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Icyamuye umugoroba ugatahana umutwaro mu mutima wawe. Ushobora gusengana natwe kuri iki gicaniro, ushobora no kurimo gusengera ahandi cyangwa urimo gukorera ahandi, ariko wibuke ko iki gihugu n'imiryango ikirimo ikeneye abarinzi ku nkiki. Haleluya. Ikeneye abakristo bari burenge kwirwanaho n'agakiza kabo, ikeneye abakristo bari buharanire kugaragaza Kristo. Haleluya. Paulo yaravuze ngo byose ndabyemerewe, ariko siko byose bingirira umumaro. Haleluya. Siko byose bifite inyungu. Ikeneye abakristo bari burenga urwego rwo kuvuga ngo si iki ni icyaha, si icyaha. Hari ibintu bitari icyaha ariko byica ubukristo. Hari ibintu bitari icyaha ariko bituma izina ry'Imana risuzugurwa. Hari ibintu bitari icyaha biba ku buzima bwacu ariko bigatuma abantu batakurirwa Kristo baciye muri twebwe. Bishobora kutaba ibyaha ariko biratuma abantu bategera Kristo. Nshuti y'Imana, kuba Imana yaragize umugisha ikakubona ugakizwa, uri igikoresho Imana yakoresha kugira ngo abantu bagarukire Imana. Haleluya.
kugira ngo abantu bamenye ko Kristo ariho kandi ari muzima. Ibihinyuza ubukristo bibaye ibihumbi n'ibihumbagiza, twese turabibona n'amaso, turi bakuru. Haleluya. Ni wowe Imana ifite muri iki gihugu, ni wowe Imana ifite muri uwo muryango, ni wowe Imana ifite muri iyo office, ni wowe Imana ifite muri iyo shop, ni wowe Imana ifite. Umuntu w'umurinzi ku nkike ni umuntu urenze urwego rwo kurwana ku gakiza ke wenyine. Yaba arira azahagararira Kristo, azabinwa mu cyimbo cya Kristo. Yaba yahiriwe ntazarangara ngo asindishwe n'ubutunzi, asindishwe n'icyubahiro, asindishwe no kugubwa neza. Muzi ko kugubwa neza kujya gusindisha umuntu akaba yaba mu kiruhuko na vacances zidashira n'ibirori bitarangira. Umuntu wemera kuba umurinzi ku nkike ni umuntu w'ibwemera Imana ikamukoresha arira, ikamukoresha aseka, ikamukoresha byaciyemo, ikamukoresha bitaciyemo. Haleluya. Ni umuntu utari burambike intwaro hasi. Icyiza cy'Imana rero nuko Imana idatuma bakajoriti cyangwa ibisenzegeri, irabanza ikabubaka. Haleluya. Utavuga uti sigiye kudukoresha dupfa, igiye kudukoresha natwe tutariho. Oya, Imana izakubaka kandi wubakike. Haleluya. Ubutumwa bwiza mu gihe cya Yesu amaze gusubira mu ijuru bwarihutirwaga cyane kuko bwari butaramenyekana ahantu henshi, ariko kuko atatuma abantu badashoboye arabegeranya babagabo bamwihakanaga ba Petero n'intege nke, aravuga ngo nimutegereze Yerusalemu mubanze muhabwe imbaraga. Haleluya. Imana izakiza umutima wawe, Imana izakubaka ukomere. Haleluya. Imana izagukomeza ku buryo ujya gukomeza abandi utigirisha. Haleluya. Ubaho ibyiringiro atari ibyo wigira ahubwo bikuzuye. Reka tumuhe icyubahiro n'umugizi wa neza. Ababyeyi basanzwe twebwe ntabwo nabyutse umwana mu gitanda arwaye ngo mwohereze kuvoma, ntabwo nabyutse umwana arwaye ngo mwohereze ngo najye nampingire. Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nabanza nkamuvura, nkamwunga, nkamugira neza, kandi ndi umubyeyi utari mwiza 100%. Nankaswe data. Haleluya. Ku gicaniro tuzahakirira, imitima yacu izahakirira, ibikomere byacu bizahakirira, tuzahabonera Imana idutabara. Ariko ntugarukire aho ngaho. Haleluya. Ibyo Imana igutabarisha yifuza kubikoresha kugira ngo igere no ku wundi muntu utaragira umugisha nk'uwo wagize. Imana yacu ni nziza. Haleluya. Waba umurinzi aho uri hose, wakomera ku gakiza wahawe kandi ukaba nukomeza abandi. Haleluya. Urwego rwose umuntu ariho yahagarara ari umurinzi. Waba wicaye ahantu hakomeye muri biro zikomeye, waba uri umuntu udafite izina rizwi uri ahantu hasi, Imana yagukoresha akagira abantu bakira. Nifuza kuza gusohokana hano hantu umutwaro w'umutima wawe, ko agakiza kawe ugiye kukarinda nk'ikintu cy'agaciro. Agakiza umuntu atarinze, umuntu ashobora kwibaza ko kaba katariko, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ubwami bw'Imana ngo bugereranywa n'umuntu wari umwe ahinga mu murima, noneho ngo agwa ku izahabu, agwa ku ibuye ry'igiciro cyinshi, aragenda agurisha ibyo yari afite byose, araza kugira ngo agure wa murima abone rya zahabu. Haleluya. Agakiza karenze diyama, karenze izahabu. Ni gute twakemera ibyonnyi byose bikinjira muri twebwe? Ibyonnyi byose bigaca mu maso yanjye, bigaca mu matwi yawe, ibyonnyi byose kemera bikajya ku mubiri wawe. Agakiza kakubere ikiruta izahabu. Haleluya. Ibintu byose by'agaciro dufite tubibika cyane. Amazahabu twambara ntago tuyandarika muri saro, amafaranga yacu ntago portemone wayinaga muri saro, n'isakoshi ntuyisiga ku karubanda, urayigendana kuko uri mwibya agaciro. Yemwe barinzi ku nkiki, reka imbaraga z'Imana zimanukira ubuzima bwawe. Wongera umenye ko gakiza wahawe kasabye umwana w'Imana kujya ku musaraba atarigeze akora icyaha na kimwe. None uyu munsi wowe nanjye twahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu, tutarabikoreye atari imirimo myiza. Nyuma yuko amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo, hari ubuzima dusabwa kubaho. Haleluya. Genda ubirindana agaciro, imbaraga zigushoboza si ibyawe, si izawe. Icyo usabwa gukora uvuga ngo Mwami ndabyemeye, ndabyemeye Mwami, ndi hano Mwami. Ukavuga ngo ndi hano Mwami, ubwo ndi umugore w'umukristo nzabera abandi bagore urugero. Ukavuga ngo ndi hano Mwami, ubwo ndi umukobwa w'umukristo nzabera abakobwa urugero, bamenye uko abakobwa bakizwa. Ubwo ndi umusore Mwami narakumenye, nzabera abandi basore urugero, bamenye uko abasore bakizwa. Ubwo ndi umugabo Mwami narakumenye, nzaba umugabo mwiza, urugero rwiza mu muryango, abandi bagabo bamenye uko abantu bakizwa. Imana iragushaka. Haleluya. Reka mvuge ku rugero rwa Nehemiya, igice cya mbere cya Nehemiya umurongo wa 2 tugeze ku murongo wa 4. Ngo Hanani wo muri bene data yaraje, muvandimwe wa Nehemiya mu yandi magambo yagiye kumureba. Hanani wo muri bene data yaraje azanye n'abagabo bavuye i Buyuda
mbabaza inkuru z'abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Muribuka Nehemiya aho yari ari ibwami muri pozisiyo zo hejuru mu myanya y'icyubahiro, ntacyo aganya, ntacyo akennye, nta nzara afite, ariko afite amatsiko y'ibibera iwabo. Ngo mbabaza inkuru z'abayuda barokotse, abari barasigaye batajyanywe ari imbohe, mbaza n'inkuru z'i Yerusalemu. Barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Manze kumva izo nkuru ndicara ndarira, mara iminsi mbabaye niyiriza ubusa sengera imbere y'Imana nyir'ijuru. Isengesho rirakomeza hepfo ntabwo turivuga. Ngo maze kumva izo nkuru ndicara ndarira. Ntiyarizwaga nuko yaburahaye Nehemiya, ntiyaburizwaga nuko bamumanuye mu mwanya yari arimo, ntiyarizwaga n'ikintu cye by'umwihariko, ariko n'umugabo Imana yari yakoze ku mutima we. Haleluya. Umwanya wose ukoreramo, ahantu hose uri, wagira umutwaro w'itorero rya Kristo, wagira umutwaro w'uko nta cyubahiro cy'Imana kigwiriye mubera no mu nsengero zacu, wagira umutwaro w'abarimbuka, wagira umutwaro w'abana n'urubyiruko barimo kujya mu bintu bipfuye, wagira umutwaro w'amago arimbuka. Mu nkuru baramubwiye ngo amarembo yaho yarahiye. Ngo barambwira bati abari batagiye mu bunyage bagasigara mu gihugu cy'Ubuyuda bagize amakuba menshi, baratukwa kandi inkike z'i Yerusalemu zarasenyutse n'amarembo yaho yarahiye. Haleluya. Bamwe n'abanyagano baranyazwe, abo twabagereranywa n'abantu bari mu bubata bwa Satani uyu munsi wa none, yewe n'abataranyazwe ariko bafite igisuzuguriro cyinshi. Iyo turebye ubuzima bw'abana b'Imana benshi ntago bafite ubuzima budukurura, ntago bafite umunezero w'agakiza ugwiriye muri bo. Benshi ni inkomere z'ibintu bitandukanye, umwanzi abivuga hejuru umunsi ku munsi. Bamwe baranyazwe n'imbata za Satani burundu, ntibaregura agatwe, ntibarahura n'ubuntu bw'Imana bwo gukizwa, ariko n'abakijijwe bafite igisuzuguriro cyinshi, ubuzima bwabo buratsikamiwe, ubuzima bwabo bumeze nabi. Niyo mpamvu badabasha guhagarara ngo Imana ikorere muri bo. Ariko hari inkuru nziza, watangiye umurimo mwiza muri twebwe, ni nawe uzawukomeza akawusohoza kugeza ku munsi w'umwami wacu. Arifuza ko wamwemerera gusa ukagira uyu mutima nk'uwa Nehemiya. Nshuti z'Imana, abasenga si abanyabibazo, abasenga n'ab'Imana yakoze ku mitima yabo. Uyu ni umugabo wari mu myanya y'icyubahiro hejuru cyane, ariko turabona undi mukobwa udafite izina warangiye shebuja umuti ku Mana ye. Muramuzi wa mukobwa wo mu Bami ba kabiri igice cya 5. Ni umukobwa muto w'umunyagano, niryo zina rye. Tuvuye kuri Nehemiya ukomeye useriva umwami, ariko uyu ni umukobwa w'umunyagano. Ni umukobwa batwaye, bamutwara atabigizemo uruhare kandi bamutwara bitaryoshye. Haleluya. Ariko ntiyatakaza Imana ye. Mu gitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 5 twitegura gusenga murongo wa 2 kugeza kuri 3. Ngo icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi. Murumva uburyo uwo mwana yagiye. Icyo gihe Abasiriya bajyaga gutabara bakarema imitwe y'abanyazi, bukeye bajya mu gihugu cya Isiraheli banyagayo. Kunyagwa wahindukaga nk'igikoresho. Banyagayo umukobwa muto, umukobwa tutigeze tumenya izina, ariko umukobwa wazanye impinduka. Haleluya. Icyangombwa si izina ryamamaye, icyangombwa ni impinduka nzana mu bwami bw'Imana. Icyangombwa ni impinduka uzana mu bwami bw'Imana. Icyangombwa nuko uhagarara mu muryango wawe ukaziba icyuho abawe bagakizwa. Ngo banyagayo umukobwa muto, umukobwa tutazigera tumenya izina rye, ngo abe umuja wa Mukanamani. Umuja, izina rye ritazwi ariko ubwami bw'ijuru buzi. Mwuka Wera yarebye agasanga uyu mukobwa tutazi izina akwiriye kuba muri Bibiliya, tukaba tumwigiraho nyuma y'imyaka myinshi. Ngo bukeye uwo muja abwira nyirabuja ati icyampa databuja agasanga umuhanuzi w'i Samariya yamukiza ibibembe. Ntabwo nifuza kuvuga cyane kuri izi nkuru, ariko ndashaka ko wigira ku myitwarire y'umukobwa umuja ariko utangaza inkuru z'ubwami bw'Imana. Haleluya. Nasanze ibibazo byose Satani ateza abana b'Imana no kugira ngo akwambure ijwi rirangira abantu Kristo wari we. Haleluya. No kugira ngo akwambure ijwi akubuze gukomeza gukizwa, kuko ukizwa neza niko abantu bazasanga Kristo. Haleluya. Ariko uyu mwana kuba umuja, kuba umunyagano, kuba imbata ntibigeze bimutandukanya n'Imana ye.
yashoboraga kwivumbura akavuga ati muri Isiraheli nta mana ikiriyo kuko Imana ntiyaturengeye igihe abanzi bacu badutsikamiraga, ariko aravuga ngo muri Isiraheli hari Imana. Uramutse ubwiye databuja yagenda agatabarwa. Nshuti z'Imana, ibyo tuvuga tubihabwa n'Imana, ibikoresho dukoresha mu bwami bw'Imana tubihabwa n'Imana. Icyo Imana ikeneye ni umutima wawe no kwidisponibiriza gusa. Reka tumuhe icyubahiro. Haleluya. Udushoboza, uduha imbaraga. Uyu mwana w'umuja nta kindi yavuze, nta mirongo ya Bibiliya tuzi niba yarayizi cyangwa atayizi, ariko yarazi ko muri Isiraheli hari Imana ikiza. Ndahamya ko wowe nanjye duhagije kugira ngo igihugu cyacu gikire. Haleluya. Kugira ngo tubwire abana bacu babaye abage ko atari ko Imana yabaremye. Haleluya. Tubabwire ko Imana itigeze irema umuntu igice. Tubabwire ko ari impamvu zitandukanye zageze ku buzima bwabo zatumye umuhungu atiyumva ari umuhungu, zigatuma umukobwa atiyumva ari umukobwa. Ni wowe ijwi Imana ifite, ni wowe maboko Imana ifite. Imana ibahe umugisha. Haguruke dusenge. Murakoze. Umwuka wera yuzuza umutima wawe umutwaro. Umwuka wera kwereke abantu barushye kandi basandaye kandi bashobewe. Ntubarebe kure gusa, ubarebe n'iwawe mu rugo. Abana bawe ushobora kubashyiraho igitsure, ni byiza. Ushobora kubashyiraho uburere, ni byiza rwose. Turakabikora ntitukanabibure, ntitukababure n'umwanya. Ariko iyo atarakizwa, wongere wibuka ko ari ubugingo burimo burimbuka, ari muri izi ntama zitatanye, zisandaye, zishobewe. Umugabo wawe cyangwa umugore wawe utubaha Imana, nawe ari muri aba basandaye. Abavandimwe wawe mutavuga rumwe, mutakiramukanya, bari mu ntama zisandaye. Natwe abakristo tutaragwiza imbaraga, tuba turi muri izi ntama zisandaye, kuko ntitwabasha guhagararira umwami. Yatugize intumwa mu cyimbo cya Kristo, ariko igihe cyose tutarabasha natwe guhagarara ngo turusheho gusa nawe, natwe turacyasandaguritse. Mwuka wera arahari kugira ngo twubake. Mwuka wera arahari kugira ngo dusane. Mwuka wera arahari kugira ngo agukomeze, maze ukomeze abandi. Uvuga uti nzahagarara ku munara wanjye kugeza igihe abana banjye bazakirizwa, kugeza igihe umugore wanjye n'umugabo wanjye bazakirizwa. Uvuga uti sinzabata, sinzabasiga kugeza igihe bazakirizwa. Nzahagarara mu kigo cy'umuryango wanjye kugeza igihe abavandimwe banjye bazakirizwa, kugeza igihe ababyeyi banjye bazakirizwa. Nzitwara neza muri ofisi Imana yanyicajemo kugeza igihe abantu bazagira amatsiko yo kubaza meze nte, kuki ntarya ruswa nk'abandi, kuki ntangana, kuki ntaba mu matiku nk'abandi, kugeza umunsi uzabahishurira Kristo wawe. Nshuti y'Imana, intama zitatanye ni nyinshi, ibisarurwa ni byinshi. Imana iragukeneye. Yaravuze ngo ushyize abarinzi ku nkiki. Aravuga ngo kandi nifuza ko badaceceka ku manywa na nijoro. Nifuza ko bakorana nanjye mu isengesho, mu kunyibutsa, mu kwibutsa Imana ko yaba Imana muri uru Rwanda, yaba Imana mu bayobozi bacu, yaba Imana mu mago yacu. Amago y'Abanyarwanda ntakomeze gusenyuka, nta buremwa amahoro. Urubyiruko ntiruducike, ngo ejo hazaza h'uru Rwanda hazasigara amazu meza n'imihanda myiza n'amakonferansi ateye ubwoba y'ibihanganye yagombye kuba mu bihugu by'ibihangange, ariko ngo abemo abantu bameze nk'intumbi, abantu bapfuye. Ijwi ryawe, amavi yawe, amaboko yawe, gusenga kwawe, indirimbo zawe, amaboko yawe wakunda abantu, uri igikoresho Imana yakoresha. Reka dusenge inshuti z'Imana. Ndakwinginze ngo dufatanye gusuka imitima yacu imbere y'Imana. Ubwira Imana ngo Mana nkomeza, nkomeza kandi cyane, nkomeza kugira ngo untume ntazacogora, untume ntazata umurimo wampaye hagati, yaba umurimo wo kuba umubyeyi, yaba umurimo wo kuba umugabo, yaba umurimo wo kuba umugore, yaba umurimo w'umwana wumvira udatwarwa n'ibitwara urubyiruko. Wose ni umurimo nyaguhora ku ngoma. Turakwinginze kugira ngo dukomeze. Reka tuzamura amajwi yacu, duhamagara Imana kugira ngo idukomeze barinzi ku nkike, maze nitumara gukomera dukomeze abandi. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimye kandi uyu mugoroba
ijwi ryawe riracyagendagenda. Uko witegereje mu bantu ibihumbi bari bagukurikiye, ngo ugasanga bameze nk'intama zitatanye, zirushye kandi zinaniwe, ngo zishobewe, ngo zimeze nk'izitagira umuntu n'umwe uzitaho. Uko niko ukerekeza amaso yawe, urerekeza amaso yawe kuri iyi migi, urerekeza amaso yawe kuri iki gihugu, urerekeza amaso yawe ku miryango yacu, ugasanga tumeze nk'intama zitatanye. Bamwe muri twebwe ntidukomereye muri wowe, tuje kuguhamagara uyu mugoroba ngo tubere umugoroba wo gukomezwa nawe, utubere umugoroba wo gushyigikirwa nawe. Ndasenze mwami kuri iki gicaniro ngo ukomeze amaboko yaratendebutse, ukomeze amavi yasukumaga. Turaguhamagaye Uwiteka Mana Nyiringabo, wongera uzamura ijwi ryendaga guceceka, ijwi ry'umubyeyi ryari rigiye guceceka, akaba yaravuze ngo agiye kurekeraho kuvuga, akaba yaravuze ngo arabyihoreye, akaba yaravuze ngo bivuyemo. Ndaguhamagara Uwiteka Mana Nyiringabo, ndaguhamagara uyu mugoroba kugira ngo wongere uzamure amaboko yaratendemutse, amavi yasukumaga. Reka aya maboko yongere akomezwe uko washyizeho Uri na Aroni bagakomeza amaboko ya Mose, kugira ngo urugamba rurangire neza hepfo. Niko tukwinginga, niko tuguhamagara. Turaguhamagara mwami, turaguhamagara mwami, turaguhamagara ngo imbaraga zawe zururuke, imbaraga zawe zururuke, zimanukira abahungu n'abakobwa, zimanukira abagore n'abagabo, imbaraga zawe zururuke. Suka imbaraga zawe, imbaraga zibyutsa umunyantege nke, imbaraga zegura uwari uhetamye, imbaraga zawe. Reka uyu munsi mwami, iri joro Uwiteka Mana Nyiringabo, iri joro ntidusiga nk'uko twari turi, duhindukira imbere yawe. Nasanze kutwemesha ari icyemezo cyihutirwa iwawe, ni icyifuzo cyihutirwa. Winjiye mu isinagogi usanga umugore uhetamye, ngo baramubwira ngo ese ntihari undi munsi utari isabato yari kuzaza gukiriraho, ariko uravuga ngo uyu mukobwa wa Aburahamu ntakwiriye kurenza uyu munsi atemye adakize. Uwiteka Mana Nyiringabo, icyifuzo cyo kutwemesha kirihutirwa mwami. Afite umurimo wawe umutegereje, afite ibikorwa byawe, afite mwami umuryango agomba guhagararaho. Ese yawuhagararaho gute nawe adakomeye? Uwiteka we, turaguhamagara, turaguhendahenda kugira ngo ukomeze amavi, ukomeze amaboko y'aba bagabo, ukomeze amaboko y'aba bagore, ubakomeze, ubakenyeze cyane, ubahagarike ku rutare aho batagitembanwa. Uwiteka we, mufata amaboko, mukomeze. Niwemere ko acogora, niwemere ko ananirwa, niwemere ko bimutembana, niwemere ko bimurusha amaboko, niwemere ko bimurusha imbaraga ibyahagazemo uyu munsi, niwemere ko bimucogoza, niwemere ko ashyira mu ibyiringiro, niwemere mwami w'abami, niwemere mwami w'abami ko umurimo wamuhamagariye yawucira hagati. Niwemere Uwiteka Mana Nyiringabo, komeza amaboko ye kugira ngo namara gukomera akomeza abandi. Hagurukira kurwana n'ibimurwanya, hagurukira indigabo ntoya n'inini, urwane n'ibimurwanya. Reka ibyo wavuze ku buzima bwe aba ari byo bikoreka, ibyo wagambiriye aba ari byo bikoreka, ibyo wagambiriye. Turavuguruza imigambi yose y'umwanzi Satani ku buzima bwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka ikintu cyose kiri ku buzima bwe kitashyizweho nawe, uyu mwanya cyamburwa imbaraga mu izina ryawe Yesu. Nongera gusuka amaraso yawe kubye, amaraso yawe kube, amaraso yawe ku rugo rwe, amaraso yawe avuga neza kurusha ya Beri, amaraso yawe avuguruza imigambi ya Satani, amaraso yawe ahindura ubusa imitego y'ababi, amaraso yawe Yesu, amaraso yawe mwami Yesu, amaraso yawe mwami Yesu. Uri umugizi wa neza, uri umutunzi w'imbabazi, uri umugizi wa neza. Ndagira ngo twongere dufatanye gusenga, ubigira ibyawe inshuti y'Imana. Dusengera abasore, dusengera inkumi, dusengera abana b'Abanyarwanda, dusengera amago y'Abanyarwanda. Nehemiya bamaze kumubwira amakuru y'i Yerusalemu ko inkike zahiye kandi zasenyutse, ngo ararira, ananirwa kurya,
ndagira ngo bigire ibyawe. Ushobora kuba wowe uri amahoro, abana bawe ari amahoro, iwawe ari amahoro, ariko ni wowe ijwi Imana ifite. Yaravuze ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimukamuhwemere, ntimugatuze, kugeza igihe Yerusalemu izahinduka igisingizo mu isi, izahinduka ishimwe mu mahanga yose. Bariya abana uhura nabo basinze, bariya abana bahera kuwa kane bicaye mu tubari, bariya abana bicara mu tubari kuva kuwa mbere, bariya abasore, bariya abagabo na bariya abagore, bariya ni barumuna bacu, bariya ni abana bacu, bariya ni abavandimwe bacu. Niba waragize umugisha ukaba ufite umuryango, ukaba ufite abana, reba abana ukunda, reba abavandimwe bawe ukunda, hanyuma ubone ishusho ya bariya bose nabo bafite imiryango bakomokamo. Bariya abagabo basinze barimo bagwa mu kabari, hari abagore n'abana babategereje mu mago, bariya abana b'abasore n'inkumi barimo basindira hariya ku muhanda, bariya abakobwa batahanwa batazi aho batahanye, bariya bafite imiryango bavukamo, bafite ba nyina barimo barira, bafite ababyeyi bashobewe. Yesu we, twongeye kuguhamagara uyu mugoroba, turaguhamagara mu gihugu cyacu, tuzakomeza tuguhamagare, ntituzarambirwa kuguhamagara. Ni wowe wavuze gushyize abarinzi ku nkike ngo ntibazaceceka ku manywa na nijoro. Ubashyize ku nkike za Kigali, ubashyize ku nkike hirya no hino muri iki gihugu, ahari ibicaniro by'abaguhamagara. Turaguhamagara ngo udukirize igihugu, udukirize abakobwa, udukirize abahungu, udukirize abagore n'abagabo. Turaguhamagara mwami w'abami, reka kubaho kwawe kugendagende mu tubari tw'i Rwanda, reka kubaho kwawe kugendagende mu mago atarimo amahoro, reka kubaho kwawe kugarura abana bari mu rumogi, reka kubaho kwawe gusanga abana barembye bari mu bigo bitandukanye, bishwe no kwiyanga, bishwe na depression. Turaguhamagara Uwiteka, ntuceceke mwami w'abami, ntuceceke u Rwanda rusa rutya, ntuceceke itorero rimeze gutya, ntuceceke amago yacu asa atya, ntuceceke mwami, ntuceceke, ntubyihorere. Suka impinduka, hagurutsa abasaruzi bashobora gukunda, bashobora kuvuga ubutumwa, bashobora kwemera gusohoka muri zone comfortable, bagatumwa nawe, bakakubera intumwa, bakajyana ibyiza baboneye muri wowe. Uwiteka Mana Nyiringabo, duherekeshe umwuka wawe, twigishe ubwenge, twigishe ingamba, duhe strategy uko twagarura aba bana mu rukundo, twigishe ingamba. Hagurutsa abakobwa bavuye mu burezi byene, ushobora gutuma ku bandi bakobwa. Hagurutsa abahungu bavuye mu buke, ushobora gutuma ku bandi bahungu. Hagurutsa abasore bavuye mu rumogi, ushobora gutuma ku bandi bahungu. Hagurutsa abagabo baretse guta amago yabo, ubatume ku bandi bagabo. Hagurutsa abagore twahoze tudamaraye turangaye, tukaba twarabonye agakiza, udutume ku bandi bagore. Duhagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, reka ijwi ryawe turigendane, reka imbaraga zawe tuzigendane mwami w'abami, maze igihugu cyacu gikire. Suka imbaraga zawe mwami, suka imbaraga zawe. Umaze kwitegereza ibisarurwa, umaze kwitegereza abagore n'abagabo bagukurikiye bananiwe, utazi uzabasigira no subira mu bwami bwawe. Ubwira abigishwa bawe ngo ibisarurwa ni byinshi ariko abasaruzi ni bakeya. None nimwinginga nyiri ibisarurwa, turakwinginga wowe nyiri ibisarurwa, kugira ngo uhagurutse abasaruzi barimo basiganwa, abasaruzi batakirebaho, abasaruzi basiganwa, abasaruzi bihuta mu by'ubwami, abasaruzi bemeye kuguha umwanya wabo, abasaruzi bemeye gushyira amavi hasi bagasenga, abasaruzi bemera gutanga ubutunzi, abasaruzi bemera gukoresha impano zabo. Uhagurutse Uwiteka Mana Nyiringabo, ntutume tudamarara, ntutume tuguma muri zone comfortable, ntutugumye tukomeza kuyicarira. Duhagurutse mwami tugusakire, duhagurutse mwami tugusakambire, kubw'urukundo ukunda u Rwanda, kubw'imigambo hafitiye. Uhagurutse mwami, uhagurutse. Rya jwi ryawe ryongere rigendagende, harya ni ryavuganye na Yesaya
ngo ndatumane ninde watugendera. Mwumvishe iryo jwi, amenye icyo akwiriye gukora, amenye uwo gutumira, amenye uwo gusura, amenye uwo gusanga, amenye uwo kurambura amaboko akamukunda. Uwiteka Mana Nyiringabo, utwuzuza urukundo nk'urwawe kugira ngo tubashe gukunda n'abadakunditse. Utwuzuza urukundo nk'urwawe kugira ngo tukugendere. Udukure mu bidafite umumaro, mwami w'aba ibidafite umumaro bijya bihera n'amaso yacu, ubidukuremo. Ibidafite umumaro rimwe na rimwe biba mu madini yacu, tugahora mu mpaka zidafite umumaro, ubidukuremo mwami, maze utwiharire Uwiteka Mana Nyiringabo. Hagurutsa abasore n'inkumi, hagurutsa abagore n'abagabo bafite umutima nk'uwawe, bafite umutima nk'uwawe, bafite umutima nk'uwawe. Turakwizeye, twizeye kuri budushoboze, twizeye kuri buduha imbaraga. Uri uwo kwizerwa, uri uwo kwizerwa, ni wowe ukora umurimo muri twebwe, si kubw'imbaraga n'amaboko, si kubw'imbaraga n'amaboko. Watoranyije ibinyantege nkeya kugira ngo ukoze isoni byishyira hejuru. Mwami turaje n'intege nke zacu n'ubuswa bwacu, n'ibyo tuzi n'ibyo tutazi, turaje mwami kugira ngo dukoreshe uko ushaka, udukoreshe uko ushaka, udukoreshe uko ushaka, udukoreshe uko ushaka, dukoreshe uko wagambiriye, dukoreshe uko wagambiriye, dukoreshe uko wagambiriye. Twiyereke mwami, natwe tukumenye. Ntabwo twakwerekana natwe tutakuzi, ntitwakuvuga tutakuzi. Kora ku maso yacu tukwimenyere. Reka buri muntu wese mwami, ko twagize umugisha wo guterana hano hantu, wongere ukore ku maso yacu, tukumenye, tukubone, tubashe kukuvuga nk'abakubonye, kugira ngo tubashe gusiganwa. Reka iby'ijuru bituberere yarite, biduhindukire bifatika, nibyo bizatubera imbaraga zo gusiganwa. Umuntu ntiyasiganwa abwira abantu iby'ubutumwa bwiza atazi ko umuriro uriho, atazi ko n'ijuru ririho, bikimubereye inkuru zisanzwe. Ntiyasiganwa kugira ngo agire abakiza. Turakwinginze ukore ku maso yacu, tukubone, ukore ku maso yacu tukumenye, tumenye ibyo tubikiwe mu ijuru, tukumenye mwami. Kora ku maso yacu, twigize imbere mu kukumenya kuruta aho twari tugereje, twigize imbere mu kukubona kuruta aho twari tugeze. Ba Petero bamaze kuzura umwuka wera, barakwimenyeye, ntibongeye kugira ubwoba ukundi, baraguhamije barinda bagera mu rupfu batakibivuyemo. Reka iri joro mwami ukomeze utwihishurire, turi mu mago yacu twihishurire, utwihishurire mukunzi mwiza. Umuntu iyo yakumenye arasiganwa, umuntu iyo yakumenye nta kimukanga. Umugaragu wawe Pawulo baramuhanuriye bamubwira ko ukubiboshye ko nagera i Yerusalemu ariko azabohwa, ariko aravuga ngo uretse no kubohwa ngo niteguye no gupfa, kuko yari yarakubonye. Yihuriye nawe mu nzira ijya i Damasiko, yumvise ijwi ryawe, yarakwiboneye, yarakwiboneye. Mwami duhe kukubona. Ndasengera abahungu bawe n'abakobwa bawe bagize inzara n'inyota yo kuza guterana uyu mugoroba, ndabasabira umugisha wo kukubona mwami, kukubona mwami, kugira ngo udasigara uri inkuru twumvanya abandi, udasigara uri igipindi cy'abavuga butumwa. Reka Uwiteka Mana Nyiringabo ze kumubera inkuru, akwibonere. Abakubonye bagira itandukaniro, abakubonye amaso yabo haracya, uruhanga rwabo rurakomera, amaboko yabo arakomezwa, niba bakinyerera ukundi mubakwa ku rutare. Tukwibonere mwami, reka iri joro ritubere ijoro ryo kukubona. Dusinziriye ku mariri yacu, turimo tugenda se mu nzira, turimo dusoma ijambo, turimo tukuramya se mu ndirimbo. Utwihishurire, shyira conviction idakuka mu mutima we,
shyira kwemezwa kudakuka mu mutima we, utuma atagishidikanya ibisawe, akwimenyere, akwibonere, urwanirire, mutsindishirize, muzamukane, mufate amaboko wenda agakurohama. Umugaragu wawe Petero yarakwizeye agendera ku mazi igihe gitoya, ariko ageze imbere kwizera kurashira, yibuka ko ari umurobyi, ararohama, ariko amaboko yawe yari hafi aramutabara. Ndesenze kugira ngo wenda kurengerwa n'ibihe, amaboko yawe yongera amwegure, mwami w'abami, urushwa imbaraga n'ibimuriho bikaba bimurengeye. Reka abone amaboko yawe amwarura, reka amaboko yawe amuterure, reka amaboko yawe amuzamure. Uko utemeye ko Petero aheranwa n'amazi, reka umuzamure Uwiteka Mana Nyir'ingabo. Imbabazi zawe nyinshi zidashingira ku cyo turi cyo, zidashingira ku kwizera kwacu, kuko rimwe na rimwe turacogora tukabyuka twananiwe. Ndasenze ngo amaboko yawe amuzamure, amaboko yawe amuzamure, umushingisha ibirenge bye ku rutare, ahatakinyerera ukundi, ahatagigushidikanya ukundi. Urakoze mwami mwiza, urakoze papa. Data nguhaye icyubahiro, ndagushimira ko wabanye natwe, ndagushimira abahungu bawe n'abakobwa bawe wahamagaye ukaduteranyiriza hano mwami. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro, utwemere ntidusohoke nk'uko twaje, uko twahoze turirimba, ritubere ijoro amateka yacu ahindukiramo. Wandika ibintu bishyashya, wandikane natwe icyerekezo gishya cy'ubuzima. Dusohoke hano tugwisha imbaraga, tuzagarukana ubuhamya n'amashimwe. Reka asanga amahoro yawe mu rugo, agusanga umutanga imbere n'inyuma. Urakoze papa, umugisha abakozi bawe bakoze imirimo itandukanye hano hantu. Erayondo uyihe umugisha, ijuru ribakingukire, bahore bakumva, kugira ngo ibyo bahawe nawe babitugezeho natwe duhembuke. Umugisha abana bawe baje basiganwa uyu mugoroba mwami, ubaha umugisha, subize gusenga kose kuzamuka mu ndiba y'imitima yawe. Umugisha abakora imirimo itandukanye, iyo tumenya n'iyo tutamenya, ubaha umugisha, ubaha umugisha, ubagirire neza. Twongeye kuvuga amahoro ku gihugu cy'u Rwanda, turavuga amahoro ku mbibi z'u Rwanda, turavuga amahoro mu kirere no ku butaka, turavuga kugirirwa neza. Reka kumenyekana kwawe usendere muri iki gihugu, ibyo ushaka bari biso bikorwa nyagora ku ngoma. Imigambi yawe isohozwe, ibitavuye iwawe bibura intebe muri iki gihugu, bibura ubwicaro, ntibihame mu izina ryawe Yesu. Ibyo ushaka bari biso bishyirwa mu bikorwa. Tuguhaye abayobozi bacu, ijambo ryawe ryarabwiye mu Migani 21 ngo umutima w'umwami uri mu kiganza cyawe, uyobora aho ushaka nk'uko umuntu ayobora amazi mu migende. Tuguhaye imitima y'abayobozi bacu, kuva ku muyobozi mukuru Perezida wa Repubulika kugeza ku bayobozi b'inzego zo hasi. Uwiteka Mana Nyir'ingabo bane nabo, imitima yabo yiyobore, uyishoreze neza yawe, ubwenge bwawe bukorere muri bo, ubarinde, ubuzuze amahoro, ubiyereke, ube mu nama zabo no mu byemezo byabo. Mwami mwiza, turakwereka abashyitsi bose benda kuza mu gihugu cy'u Rwanda, turasenze ngo bazatubera umugisha. Ibitari umugisha n'ibitavuye kuri wawe, bitavuye kuri wowe ntibizagumino, ntibizahamino mu izina ryawe Yesu. Kandi hazaba amahoro menshi, byose bizabemwo amahoro, amahoro yawe azahabe. Urakoze papa, tuguhaye icyubahiro kuko ugikwiriye. Ni mu izina ryawe Yesu dusenze, amen. Haleluya. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Reka turamukanye hanyuma tutahana amahoro ya Kristo. Amen. Wibuke kwiyandikisha niba wadufasha umurimo runaka. Imana iguhe umugisha.